ireka nkubwire rero hano niba nta muntu unywa inzoga mushaka wazigurishije ahubwo nagize ngo babagabo baguseje warazibakirije imyenda batamisaga asoko kugira ngo ndagushaka ugahita wihuta ukagenda mama kuzamuka ufite icyo kibazo yewe ubusubu bavuye ku misiyonira bande se kandi kwa gashabizi sinti wa mwana we ntiyagize isakaramento tebeza umugo umupira neza kugivuga inti sindajayo ntatwereye ndinjirayo ni ikibazo se ahubwo ko kinakomeye nuzi muri za nzoga twari kwakiriza abashyitsi utambwira ko mwazinyweye uko bizi se twebwe tunywa inzoga habaye iki se nagiye kureba nsanga hari inzoga ziri kuburamo kuki jiribisi ntayirimo amusteri bazinyweye inde wazinyweye nyine kuri uno rugo rubamo ngiyewe nawe n'umukobwa wacu n'umukozi kandi bose batanywa inzoga ninde muntu waba wazinyweye nanjye ntago mbizi icyo nakubwira cyo noneho nuko wazinyweye mbanza yazinywanye n'amavide kuko nayo ntayahari kuzamuka usikaye ugira ibintu by'amanyanga aca kelele wewe ukabubona nje nanyweye inzoga se uko bizi mu myaka 20 tumaranye ngo inzoga uze guje mu ngutiya sibipese bya hano byagiye sinsa nta magana bifiteho ngo wenda nsebera njeyo ndaseba sundagenda nturame mu kidara bampenywe bandi babyine bashire mu cibo mburi ikintu nseba aho rukubaza magana abiri ubonye ibyo ubaza je imbere rata tugenda zamuka usubu cyo ki mugiye mujanye ku ishuri kingasi nanje ntabwo ndi hano ingazi bikokora ntarimo bikoko ashaka basigara unaranga kampe kugerayo ndebe ubu sindagerayo koko fata kuri kano wumva gakorewe kabaye iki ariko kari kubyibuha rero ushaho hano wari byaye Nsabi sakayobe se ukabagore ndimwe na rimwe binjiji ubona tabakayobe sakayobe mukunda ireka nkubwire rero hano niba nta muntu unywa inzoga mushaka wazigurishije ahubwo nagize ngo babagabo baguseje warazibakirije uzi kujya usetsa we gihe ngafata abantu b'inzererezi ntazi nkajya kubariza inzoga z'abakwe bacu ibaze turabura amasaha atarenga biranga abageni bakaba bahageze uzi baraba ko turaza kubabwira ngo inzoga zabuze genda ufate umukobwa wawe ufate n'uriya mukozi mugende mushakana inzoga mwazigurishije cyangwa umukobwa wacu se katanywa inzoga ni mwazishyize no inzoga zabuze gute ariko bande nimba nkubwiye inzoga zabuze urabona ngende kwiyibiriza amayoga usijari we mama kuzamuka turashize noneho okay reka nje kubaza uriya mukozi numve ko wenda hari nk'abaturanyi yaba yazitije simbiza ariko nkumubaza sawa nyine mukomeze mu njyadiri aho ngaho wowe urafata umukozi ngo mwatije inzoga nazo nyine hagira ngo inzoga ukuna ko gakarake kanyereye Roza rero uyu mwana ko numureba guca namuhangayikanye ro Nsabi igihe mpuye na nyina kumva namukwita inkonje ubundi kiba kikaba ndebera no kutwimana naho uzi ndi umuntu w'umugabo abantu bose barabizi Roza wumve ngo narijyaga nk'imara ruhande ukoreraga umuntu ibintu byose bishobokaga ariko ukabona umuntu we ntagaho ageze gute akwitaye ro mugore naramwinginze
umugore nje nawe tukarebana amaso ku maso kamwita Nsabi wowe urimbwa anje nkamureba mu maso nkamubwira uvuze ngeze ku nkuru yawe nsa numva nicara nkarira mana guzara ntatagira umutima koko wakwereka ajya ariko kuja kumubyara ku bitaro Roza uyu mwana yanze kumubyara bari nje umwibyari igise kiranja ndabeshe pa kandi gukeka share muzishake mwe kuzimya none se ubwo nituzibura nimuzibura muzinyare turashize noneho inzoga wazinywe cyangwa nta nzoga wanywe neza mabuje ngiye ngo inzoga iwacu nta muntu nta nzoga wanywe cyangwa wazinywe nazo nanyweye ngese ngo inzoga ukunze ndabeshe oya ari kwituma ukora iki nakari kugira rikuhagarika pa nibiki komeza umumbwirire rwari urugamba rurerure kumva uzi kugira utwite umwana umugendana amezi 13 kuko kubabwa ukuntu kubyara byari bigoye Roza nuko nuko yamagacanga mu tundi tuntu ajya kubyara sinari impari wari uhari wenda ibyo yakoze nibyo biba kuvanga igise caragufasha cagufatiye hensa ko nari impari nonse gitane ni cancikiye Roza nararize bavano gushaka hari awatomboye wo yansana Roza naratakambye Roza naragiye nigira nk'igihone nkanagerageza kugira ngo wenda ndebe ko byibuze yagaruka mu murongo ngo nshaka kajamo ariko we akaminduka nawe akaja ku rundi ruhande rwe Roza yamaze kubona abagabo baramuguyaguya baramutetesha bamuha buri kimwe arangije abona ko Nsabi namajije kubinyana imbwa mu maso ge Ro yafashe icuma akinkubita guca mu ijosi umugore uranga kubyara umwana wagize ngo kwica ntiyakwica arakimbyoroga Ro reka nari nkubwiza ukuri ahantu nabonye kuri mugabo uramugore ari igicucu igihe gisa cyari kiri kumufata Ro ibyo sinshaka kubyara byo mungirire ngo nshaka ibyo bireke Ro ene mashaka mwatekereje mu mugiye gushaka Nsabi nuko umuntu abagira inama akajya ngari kubatuka mushaka abagore bafite ibuntu bigeze sawa barakibukoze Ro reka ibyo tubyihorere nyibwirire haba miliyoni 2 haba miliyoni 3 agurama nje ndashima go ngago mvuge ngo nibwo nshimye nyine nigubonye nigumaye miliyoni kabisa ugeze ahantu urangiye nshirimo miliyoni 500 sijya kuyumva abantu ariko nacu 500 byose nabikora kuva navuka ijana ege mwegere mushigikire urubunye mushigikire pe nani bibi adikoro so ni byiza cyane kuyireba kandi izi video ni nziza nanjye ndazikunda namwe muzikunde ko zirashimishije cyane izi video rero zicanganye gutya zigiye zivanze zamuzisanga kuri channel ya KIBAMBA TV kora subscribe kandi ukazujya kugira ngo ujye uzibona mu wa mbere kandi na like kugira ngo nyine video zigere kure gihora nyine uzibona izi video tuzadukora so nimba iyi video yagushimisha wakwandika muri comment udushimira ciao nawe utaha mu yindi video